أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. dushimire Allah nyagasani subhanahu wa ta'ala wongeye kudushoboza guhurira muri musigiti nyuma ya salatul maghrib tugiye kuganira kuri Qur'ani ntagatifu dusaba ko Allah subhanahu wa ta'ala yatugenera ibihembo yatwakirira iki cyicaro akanatugenera ibihembo yageneye abakunda gukurikira abakunda Qur'ani kuyisoma kuyisesengura kwisobanukirwa kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti wamajtama qawmun fi bayti min buyutillah abantu ntibashobora guteranira mu nzu za Nyagasani subhanahu wa ta'ala nk'umusigiti yatluna kitab Allah basoma Qur'ani wa yatadarasunahu fima bainahum bakayigaho harimo no kwigaho mu bisobanuro n'ubusesenguzi nk'uko illa nazalat alayhim as-sakina usibye ko abo bemera Imana bihaye uwo mwanya bamanurirwa impuhwe amahoro ituze bya Nyagasani subhanahu wa ta'ala wa ghashiyatuhum ar-rahma kandi impuhwe za Allah zikabazenguruka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko dushoboza kuba mu bazengurukwa n'impuhwe ze. Mu isomo ryacu rero ry'ubushize twatangiye ibisobanuro bya suratu Az-Zalzala, ariko kubera ko aya ya mbere ivugamo ikimenyetso mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka aricyo Nyagasani subhanahu wa ta'ala yavuze ati idha zulzilatil ardu zilzalaha, igihe isi izatingita umutingito udasanzwe. Tubona ko icyo gihe azaba ari kimwe mu bintu mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Ibi byatumye dutangira isomo rishya kugira ngo tumenye ibindi bimenyetso bishobora kuba bifitanye isano n'iki kimenyetso kivugwa muri iyi sura, aricyo kimenyetso cy'umutingito ukomeye uzabaho ku munsi w'imperuka. Umutingito uzatuma isi isadagurika, imisozi igasenyagurika nk'uko twabibonye muri suratu Al-Qari'a, aho Nyagasani subhanahu wa ta'ala yavuze ko imisozi izahinduka kal'ihnil manfush, nk'ubwoya bwogoshwe ku nyamaswa hanyuma bugahuhwa n'umuyaga. Hanyuma ibyo rero bizaba biturutse kuri uwo mutingito ukomeye uzakubita icyo gihe ku munsi w'imperuka. Hanyuma ibi byatumye tubona n'ibindi bimenyetso by'umunsi w'imperuka, aho twabonye ko ibimenyetso by'umunsi w'imperuka bigabanyijemo ibice bibiri. Igice cy'ibimenyetso bito ari byo asharatu saa as-sughra, ibimenyetso bito kandi byamaze gutambuka by'umunsi w'imperuka, aho twabonye ko icya mbere muri byo ari ukoherezwa gutumwa kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kinaragisobanuye, navuze ko impamvu nuko iyi ntumwa niyo yasozereje izindi ntumwa n'abahanuzi. Tunanavuga ko niba abamenyi bavuga ko umubare w'intumwa n'abahanuzi Imana yohereje ku isi ari 124, urumva ko igihe hari nk'intumwa ya mbere, ibaze nawe igihe isi yari ifite uko cyanganaga. Igihe hari nk'intumwa ya kabiri cyangwa iya gatanu, ibaze noneho igihe 124 byuzuriye, uwanyuma akaza akavuka akaba ariwe wanyuma uzasozereza izindi. Icyo ni ikimenyetso cy'uko isaha iyo ari yo yose mu buryo butunguranye abantu bazi cyangwa batazi bashobora kubyuka bagasanga isaha y'umunsi w'imperuka yatangiye. Ibi twabonye ko intumwa y'Imana yarabivuze neza, iravuga iti bu'ithtu ana was-sa'a, njye n'umunsi w'imperuka twaje turi kumwe nk'uko mureba izi ntoki ebyiri ziri kumwe. Wa ashara as-sababata wal wusta, intumwa y'Imana yerekana izi ntoki ebyiri iti njye n'umunsi w'imperuka twaje turi kumwe nk'uko izi ntoki muzireba ziri kumwe. Urumva rero koherezwa kw'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam icyo kimenyetso cya mbere kibimburira ibindi mu bimenyetso by'imperuka, kuko mbere y'uko intumwa y'Imana iza byaragaragaraga ko byarumvikanaga ko Nyagasani agifite ubutumwa atarasohoza ku isi. Aho intumwa y'Imana iziye, urumva ubwo direct twari twinjiye mu kimenyetso cya mbere cyabimburiye ibindi mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Hanyuma hakaza noneho gupfa kw'intumwa y'Imana. Iki nacyo twarakivuze, tuvuga ko gupfa kw'intumwa y'Imana cyari ikimenyetso cy'uko ibyo Allah yari yaragennye ko tugomba kubwirwa byose byararangiye, kuko intumwa y'Imana ntiyari gupfa kandi hari ubutumwa bugisigaye. Niba rero ubutumwa bwose Allah subhanahu wa ta'ala yari yaratugeneye twari twaramaze kubwakira, basanyiranye no bamaze kwiga Qur'ani iruzuye,
murabyibuka ko mu mwaka wa nyuma mu kwezi kwa Ramadhani Jibril yayisubirishijemo intumwa y'Imana inshuro nyinshi, ayisubirishamo intumwa y'Imana inshuro nyinshi kugira ngo abeshuwa neza ko uko Qur'an ikwiye kuba imeze, ariko intumwa y'Imana yisigaranye ikifite. Kandi murabizi neza ko intumwa y'Imana yabaga iri kumwe n'abasangirangendo bayo, nabo bayiri hafi, Qur'an nabo bayizi, basore bakiri bato barayifashe mu mutwe. Hanyuma na aya nyuma ya Qur'an Imana ivuga iti al-yawma akmaltu lakum dinakum, idini yanyu bunayujuje. Niba idini ya Allah yari yamaze kuzura, urumva ubu nonaha turimo turaraninga periode iri hagati yacu n'imperuka, nta kindi kintu kindi gihari, nta bundi butumwa bundi buhari. Niyo mpamvu kuvuka kw'intumwa y'Imana, koherezwa kwayo ndetse no gupfa kwayo biri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Mu bindi bimenyetso by'umunsi w'imperuka twabonye zuhurul fitan, kugaragara kw'amakimbirane ndetse na fitani zakurikiye intumwa y'Imana. Tubona urupfu rwa Uthman, twaruganiriyeho, isano rufitanye na kimwe mu bimenyetso by'imperuka. Twabonye ikindi nanone itiba'u sunanil umamil madhiya, abantu kuba bashobora kuzagira igihe bagakurikira imigenzo y'abantu babayeho kera. Tubona mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka tubona zuhuru mudda'i an-nubuwa, kugaragara ko abantu biyitirira ubutumwa. No muri iki gihe cyacu barahari, ukumva umuntu bamwita intumwa rwose, niyo title, kwako n'umuntu bavuga ngo title y'umuntu we imbere haba hari intumwa. Ese ukaba wamubaza uti waba warigeze uvugana na Jibril n'umunsi wa rimwe? Kandi twese tuzi ko Jibril niwe sahibul wahyi, ntabwo ushobora kuba intumwa utazi Jibril cyangwa atakuzi, kuko ubwo butumwa se bwaba bukugeraho gute? Mwibuke intumwa y'Imana ubwo yabonekerwaga na marayika Jibril akajya ku mugabo witwaga Arqam ibn Abil Arqam, yaramubwiye ati hadha namus, uwo ni marayika Jibril uza mu ishusho nk'iy'umubu aduhira. Uko akubonekeye nuko yakuziye Jibril, ni nako yaziraga Musa alayhi salam. Wowe ukicara hano muri iki gihe turimo, intumwa y'Imana, intumwa ya nyuma yasozereje izindi, intumwa yasozereje abahanuzi bose, yamaze gutambuka hashize imyaka 1600, ukicara hano ugakiriyetinga title ukavuga uti ngewe ndi intumwa runaka, bakakwita n'intumwa. Umuntu akavuga ati mvuye guhura n'intumwa runaka. Aba rero biriya biri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka, zuhuru mudda'i an-nubuwa. Twanabonye ko nanone kera isi yari mu kajagari, urusha undi imbaraga ari we ushobora kuyobora, ashobora kukwica ntiyagira umubaza. Tubona ko mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka icyo kintu kizakosoka, isi itekane, igira umutekano, inzego z'umutekano zibeho. Noneho ubu ngubu ziranakomezwa zifite n'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi cyane biri muri iki gihe. Ibi rero nabyo biri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Ni byiza, ariko ni byiza nyine bigaragaza ko isi hafi y'umunsi w'imperuka ifite zimwe muri improvement zizabaho, harimo n'urwego rw'umutekano. Intumwa y'Imana icyara kivuze iravuga iti la taqumu saha, umunsi w'imperuka ntuzaba hatta yasira ar-rakibu bayna al-Iraq wa Makkah, kugeza igihe umuntu azaba ashobora gutembera hagati ya Makka na Madina, la yakhaf, nta kintu na kimwe atinya, illa dalala at-tariq, usibye kuyoba inzira gusa, kuvuga ngo aho nakabaye nca nibagiwe guca ni he, cyonyine aricyo cyonyine atinya. Kuvuga ngo araza gufata shimutwe, yamburwe, impamba yari afite azibure, amafaranga yari yitwaje yanyagwe, ibyo ngibyo ntabyo byararangiye. Kugutekana rero tubona ku rwego rw'isi en general, intumwa y'Imana n'iki kingiki yahanuye ikishyira mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Hanyuma twanabonye nanone mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka diya'ul amana, indagizo, abantu bazatakaza ubunyangamugayo. Twakiganiriyeho ku burebure. Tubona mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka ubumenyi nyabwo buzashira mu bantu, n'abamenyi bashire mu bantu. Wa zuhurul jahl, abantu batwarwe n'iki? N'ubujiji. Twarabibonye ko n'ubu none ahangaha turi mu gihe bamwe mu bantu bashobora kuba mu by'ukuri batari ku idini, ku mwimerere nyawo w'ubumenyi nyabwo bw'idini ya Islamu, ahubwo bari ku bujiji. Nabaye urugero rw'abantu babyinira mu misigiti, bakazunguza imitwe, bakaririmbiramo. Biriya byose ni jahal, kuko nibyigeze bibaho ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndetse n'abasangirangendo bayikurikiye ntibigeze babikora. Hanyuma tubona mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka intisharu zina, kwamamara k'ubusambanyi no gukwirakwira kwabwo mu nzira zitandukanye, ndetse no kutagirwa icyaha kikaba ikintu gisanzwe, ndetse kikaba n'uburenganzira bw'umuntu ashobora gukorera igihe ashakiye icyo ari cyo cyose. N'amategeko Imana yashyizeho aganira ku busambanyi
cyangwa se agamije gukumira iki cyaha cy'ubusambanyi, kubera ko ari icyaha gisenya community, kigasenya societe, kigasenya n'umuntu, kigasenya na imani y'umuntu. aho intumwa y'Imana yavuze iti la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, usambana ntabwo ashobora gusambana mu gihe ari gusambana afite imani. Imani arabanza akayiyembura akayimanika kuri portomante, yarangiza agasambana. aha rero ibi byose mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka bizagirwa halal, iki cyaha kigirwe halal, amategeko y'Islamu agamije kugikumira ahindurwa amategeko y'ubuhezanguni, arwanywe anakumirwe. ibi rero ni kimwe mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. intisharu riba, kwamamara kwa riba, twakiganiriyeho ubushize. Tunanatanga proposal yuko hari inzira zishobora gusimbura riba, nyamara abagira inyungu muri riba bashobora gukoresha izo nzira, n'ubundi abakiriya babo bakagumaho kandi bakaguma kubabera abakiriya barimo no gukora ikibabereye halali kitari haram. ibi twari bivuze cyane ku burebure mu isomo ryacu ry'ubushize. hanyuma ikindi, zuhurul maazif wa istihlaliha, kwamamara kw'imiziki n'ibifitanye isano nayo, kwamamara kw'imiziki n'ibifitanye isano nayo. kathratu shurbil khamri wa istihlaliha, kwamamara k'ubusinzi no kuzirura inzoga. kuzirura inzoga, umusore mu Islam ukaba ushobora kumaza uti kuki urimo kunywa, akakureba nawe akavuga ati wowe ntabwo dini yawe ntabwo ihagaze neza, ubumenyi bwawe ntabwo ari bwawe ndi bw'umwimerere. inzoga barazibona nka halal. istihlalul khamri, kuzirura inzoga no kuzirura imiziki n'ibifitanye isano nabyo. hanyuma mu bimenyetso nanone by'umunsi w'imperuka twabonye zakhrafatul masajidi watabahi biha, gutaka imisigiti ariko kuyitaka si bibi, ahubwo ni ukuyitaka inanatakaza inshingano. umusigiti ugatakaza inshingano zawo. kera twabonye ko imisigiti ya kera washoboraga gusanga ari umusigiti wubatswe mu bibambano cyangwa wenda nk'ibikenyeri muri iki gihe, ariko ugasanga risalatul masjid, message y'umusigiti iracyari pure, ntabwo yigeze ihungabana. abantu basengera mu musigiti, abantu bigira mu musigiti, umusigiti urimo gukora akazi kawo. mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka rero ni zakhrafatul masajid, kurushanwa mu kugira imisigiti minini myiza kandi itatse ariko yaratakaje message y'umusigiti. ikindi, atatawulu fil bunyan, iterambere mu nyubako, aho ni ku rwego rw'isi, kikiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. ikindi, kathratu alqatl, kugaragara k'ubwicanyi mu nzego zitandukanye, abantu bagatakaza ubuzima mu nzego zitandukanye, aho umwana ashobora kwica se, umugore akica umugabo. ibi ngibi babyita al-haraj, n'umwe Imana niko yabyise muri hadith ya Abu Huraira. hanyuma icyo twari twasorejeho ari nacyo ngiye guhagararaho tugakomeza isomo ryacu, taqarubu az-zaman, kwegerana kw'ibihe. kwegerana kw'ibihe kinanagisobanuye ubushize, nanavuga ko nasesenguye hadith n'ibisobanuro n'ubusesenguzi bw'abamenyi ku kwegerana kw'ibihe, nkasanga ari ikoranabuhanga. ni ukuvuga ngo intumwa y'Imana yahanuye ko ikoranabuhanga ku rwego turirebaho nonaha n'urwego ritari ryageraho ariko rizageraho ejo n'ejo bundi. ikoranabuhanga uko turifite nonaha ni kimwe mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. bivuze ngo turimo turaraninga igihe cya nyuma cy'imperuka, ni icyanyuma cy'imperuka. igihe cya nyuma cy'imperuka ni ukuvuga ngo turi mu minsi ya nyuma, ariko mu minsi ya nyuma ukagenda nanone ugafata iya nyuma yayo, niho turi rwose mu by'ukuri. kubera ko intumwa y'Imana ivuga sallallahu alayhi wasallam ko kwegerana kw'ibihe biri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. ntabwo ari uko amasaha azaba magufi mu yindi nzira, ahubwo nuko ibyatwaraga igihe kinini kera none aha bisigaye bitwara isegonda. hadith ndayisubiramo niyo twari twasorejeho. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti la taqumu saa, umunsi w'imperuka ntuzaba hatta yataqaraba az-zaman, igihe kizabanza kibe kigufi. igihe kizabanza kibe kigufi. none aha ngaha ndimo ndatanga isomo hano, hashize amasaha 28. ejo nimugoroba nari i Kampala, byarashobokaga mbere y'imyaka 40. wewe wabaga waburi Kampala ejo nyuma y'amasaha 28 ukaba uri i Kigali. iyo niyo taqarubu zaman, ni igihe kwegerana. intumwa y'Imana iti la taqumu saa, umunsi w'imperuka ntuzaba hatta yataqaraba az-zaman, igihe kizabanza cyegerane. ntabwo ari ukwegerana kw'amasaha mu bundi buryo, ahubwo ni ibintu byadutwaraga amasaha menshi kera, ubu bisigaye bikorwa mu gihe gito. nanone kubera iki? kubera ikoranabuhanga n'ibisa naryo. icya mbere, fatakunu asana kashahar, umwaka ukamera nk'ukwezi. uzarebe ibintu kera abantu bakoraga mu mwaka, ubu nonaha kubikora mu kwezi rwose birashoboka. kubikora mu kwezi birashoboka. reka nguhe
urugero rutoya. Mukanya nari ndi kumwe n'umuntu arambwira ati mvuye kubitsa amafaranga mu mujyi. Namaze ese banke ko zitakoze we yabikije ute? Arambwira ati banke ntago ndi buyivuga izina. Arambwira ati banki iyi niyi ifite icyuma ujyana amafaranga uko angana kose kikayakubikira 24 hours a day, amasaha 28. Nukuvuga ngo arahagiye yakirwa n'icyuma, nta mukozi n'umwe urimo, yakirwa n'icyuma. Icyuma maze kucyakira ashyiramo account number, icyuma kiramubwira iti iyi account ni ya runaka, niba ari byo nawe ushaka kubitsa andika imyirondoro yawe, nurangiza umpa amafaranga ahangaha mbari. Icyuma kikabara inota kwa kundi kiziruka akazegeranya akazisubizamo, amafaranga yose kirayakira kiti umpaye amafaranga ya naye, mubikire undi atibika. Icyuma kirabika. Ibi bintu kera ntago byashobokaga, byasabaga ko uyu muntu niba turi kuwa gatanu ategereza kuwa mbere banki gafunguka. Urimo urumva icyo kintu? Hadha huwa taqarubu zaman, kwegerana kw'igihe. Urebe iminsi yo kugera kuwa mbere, reba uyu munsi akazara yakarangije. Ibi rero intumwa y'Imana nibyo yahanuye, iravuga iti fatakunu asana, umwaka mu bihe by'imperuka uzaba ari kashahari, nk'ukwezi. Fata kera umuntu ashoboraga kuva hano agiye imaka, kuva hano ugiye imaka ukagera imaka ntibishoboka. Wagombaga kuva aha ukagenda ukarara i Bugande. I Bugande ntabwo uri buharare, uraza kwakubita nk'ukwezi, ubanza upagase n'impamba iri bugukomezanye imbere. Kinaga muri Ethiopia, muri Ethiopia ukagenda ukagerayo, wamara kuba uri muri Ethiopia ukamara nk'ukundi kwezi cyangwa amezi 2. Hija irimo kubura nk'amezi 6 ngo itangire. Ubwo igihe uri muri Ethiopia ukongera ukazamuka ukagenda ukinaga kuri kimwe mu bihugu by'Abarabu nka Misiri, ukicara nk'Ikairo ukakubita nk'ukwezi, urimo wegeranya impamba, urimo unanashaka amafaranga azakwambutsa Mer Rouge. Warangiza ukinjira mu bwato bwa hariya muri Mer Rouge. Reba amato y'icyo gihe ukuntu yarameze, yahuhoga n'umuyaga, nta moteri ntacyo. Ubu bwato niba bukubitamo ibyumweru 3, icyo gihe ashobora kumara amezi 2 mu bwato. Intumwa y'Imana iti rero fatakunu sana kashahari, umwaka ibyo umuntu yakoraga mu mwaka bikihina bikagabanuka akajya bikora mu kwezi. Kubera iki nonaha turayizi impamvu? Murebe technology ni irimo gufasha akazi kose. Watakunu wayakunu shahru, ukwezi kaljuma, kukaba nk'icyumweru kimwe. Ubu nonaha ibintu umuntu kera yakoraga mu kwezi ubu nonaha kubikora mu cyumweru birashoboka. Watakunu aljuma, icyumweru kikaba nk'umunsi. Niba ushobora, kera umuntu yaravaga hano akagenda wenda i Dar es Salaam. I Dar es Salaam ntabwo ari kera, nge nibuka abantu bavuga ngo kuva hano ukajya Dar es Salaam ni icyumweru. Nyuma gato baravuga ngo kuva hano ukajya Dar es Salaam ni iminsi 3. Ubu nonaha uhaguruka hano saa 9 za nijoro, saa 9 z'undi munsi kaburi i Dar es Salaam z'ijoro. Niba uhagurutse hano saa 9 z'ijoro uragenda ukagera Kahama, wagera Kahama ukaruhukaho gatoya, mukava Kahama mu rukerera mukaba muri Dar es Salaam. Urumva urugendo rwarihinnye. Kera abantu barukoraga iminsi 7, rurihina ruba iminsi 3. Kubera iki? Iminsi 7 wari umuhanda w'igitaka, iminsi 3 wari umuhanda wa kaburimbo, igice kimwe n'ikindi atari kaburimbo, ni imodoka zidakora neza. Ubu nonaha ni kaburimbo kandi ya autoroute nini, ifite nari amaparikingi yo ku ruhande ya safety y'amakamyo. Ikamyo inaniwe, ikamyo ibuze feri ahantu ishobora guparika ntibangamire circulation y'izindi modoka. Ubu ni amasaha 28. Intumwa y'Imana ibivuga mbere ntawe bisobanukiwe. Umuntu yibazaga ngo umwaka uzihinute ubu kwezi, ariko ndakubwira nti iyi hadith ni science na technology. Nukuvuga ngo umunsi umeruka kera, hafi mu bimenyetso by'umunsi umeruka, abantu bari mu bimenyetso by'umunsi umeruka kubera science no kubera technology biriho. Nonaha sayataqarabu zaman, igihe twamaraga kugira ngo dushobore gukora ibintu kizagabanuka cyane. Wayakunu al-yawmu kasaha, umunsi ukamera nk'isaha, umunsi ukamera nk'isaha. Urugendo umuntu ashobora gukora afite ingamiya akamara umunsi, uburona n'imodoka n'isaha. Watakuna sa'ata kahtiraq as-safa, isaha nayo ikaba nko guhumbya no guhumbura. Kwa kundi ushobora guha umuntu message ukamuha nk'ibaruka umubwira uti injyanira Kabuga, biri mu mutwara isaha. Ubu none hano kuri WhatsApp kugira gutya isegonda rimwe umuntu uri Kabuga message akaba arayibonye. Birero nicyo imwe Imana ashaka kuvuga, kikaba gifitanye isano n'iki gikurikira, aricyo taqarubul aswaq. Taqarubul aswaq ni ukwegerana kw'amasoko. Taqarubul aswaq ni ukwegerana
kw'amasoko ari hano mu Rwanda i Kigali. Iyi telefone yayiguze mu Bushinwa, yayiguze mu Bushinwa na rimwe mu masoko y'ikoranabuhanga ari hano i Kigali. Takarubul aswaq ni ukwegerana kw'amasoko. Kwegerana kw'amasoko ntabwo ari uko turimo gucuruza. Kwegerana kw'amasoko ni ukuba umuntu uri hano ashobora guhahira kure atigeze ahagera. Kino umwe Imana yarakivuze, takarubul aswaq. Nge mfite ibintu birenga 10, ibihenze, ibiciriritse, ibitoya, ibyo nkeneye utashobora kubona ku masoko yaha, naguze ntagurutse hano, kikaza kikangeraho neza. Iyo ni takarubul aswaq. Isoko naguriyeho reba ibirometero ririmo, ariko ikintu kikaza kikangeraho. Hari ibyo banzaniye babimpa mu ntoki, hari ibyo nafashe ku iposta, hari ibyo nafashe, ariko reba hondi. Ibyo rero byahahiwe ku masoko ya kure. Hadha huwa takarubu al-aswaq. Uko niko kwegerana kw'amasoko. Naho kwegerana kw'amasoko ubyumvishije nabi utari gusesengura, ushobora gutekereza ko ari isoko rimwe kuba riraha n'irindi rikaba riraha. La, ibi byose nuko mu gihe mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka ikoranabuhanga, iyi mikorere ya kijyambere iriho, nicyo intumwa y'Imana yahanuraga. Bivuze ngo turimo turaraninga period ya nyuma y'umunsi w'imperuka. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث يأتينا أبو هريرة ما نمشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إيمان يرفزتي قال يرفزتي لا تقوم الساعة مسمر كان هزابا حتى تظهر الفتن. هزابهين هم برزدانو كاني zishingiye ku moko n'imyiryane na politika n'ibindi byinshi byo bikubiye mu ijambo fitan bizabaho ku munsi w'imperuka. Biriho nubuno na biriho. Isi nijye yicara itekanye, ihoriraninga intambara zikavaha zikajyaha. Izo nizo bita fitan. Wa yakthura al-kadhib, kubesha biziyongera. Abantu bazatakaza cyanga cyo kuvuga ibintu umuntu yahagazeho. Umuntu ujya uvuga ibintu utahagazeho. Hanyuma watatakarabu al-aswaq, amasoko yegerane. Umuntu ukaba ushobora kugurira kure, ikintu kikaza kikakugeraho wagihahiye kure, wagicuruje utamuzi, n'uwo yakigurishije atamuzi, ariko mu by'ukuri muraziranye kubera ko mwishyuranye, kandi n'amafaranga kuvaho amugeraho, n'ikintu kimuvaho kikakugeraho, nta muntu wari wahura n'undi. Iki rero sallallahu alayhi wasallam yaragihanuye, gifitwe n'ikoranabuhanga, ni na kimwe mu bimenyetso by'imperuka. Hanyuma ikindi, zuhuru ashiriki fi hadhihi al-umma, kugaragara kwa shiriki. Vanwe ba Islam, ashiriki kicyaha. Ashiriki huwa musawatu ghayrullahi billahi fima huwa haqqullah azza wa jalla. Ashiriki kicyaha twese turakizi ngo shiriki, mushrikina, sinzi shiriki nini, ariko iki kintu ni iki bavanwe ba Islam? Musawatu ghayrullahi billahi, nugufata ikintu gikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala ukagiha utari Allah, ugafata ikintu gikwiriye Imana, icyo cyo ni ukuri kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala, wowe ukagiha utari Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Hanyuma details za shiriki zirimo ibintu byinshi, zirimo ubupfumu, zirimo kuragura, zirimo guterekera, zirimo kuraguza, zirimo kuroga, zirimo inzaratsi, zirimo impigi, zirimo n'imikorere. Ariya akhwafu ma akhafu alaykum ashirku al-asghar. Intumwa y'Imana iti ikintu ninya cyorohereye gishobora kuzapenetra kikinjira muri buri muntu, ugasanga icyo kintu agifite ni shiriki ntoya. Baramubaza bati yo shiriki ntoya ni iyihe? Intumwa y'Imana iravuga iti ariya, ni ugukora ikintu wakabaye ukora kubera Imana, wowe ukagikora kubera runaka. Ni cyiza wakabaye ugikora kubera Allah, ariko reba noneho wowe ugikoze kubera umuntu. Imana niyo wagakoze wereka, none ukoze wereka umuntu, iyo ni shiriki. Ariko ni shiriki ntoya intumwa y'Imana ndiko yavuze, ntabwo iri ku rwego rw'uraguza. Wowe urarwaje, urabizi neza uko Imana muri Qur'an yaravuze iti wa idha maridtu fahuwa yashfini, iyo narwaye ni Allah subhanahu wa ta'ala umvura. Ariko wibuke idini ya Islam kutwigisha Allah akuvurate, ntabwo ari nkuko bamwe mu bantu murabizi uko babikora, bagafata umuntu urwaye nkaho bamujyanye kwa muganga, bakamwicaza ahantu bakamuvugiraho amagambo kugeza ashizemo umwuka. Biriya idini ya Islam ntibyemera. Imana muri Qur'an yavuze ko ikintu cyose yagishiriyeho impamvu.
riziki turayibona tuyihawe na Allah, ariko Imana yishyiriyeho impamvu. Imana muri Qur'an irabivuga mu rurimi rwumvikana, iravuga iti fa idha qudiyatis salah, nimurangiza gusari swala y'ijuma fantashiru, nta muntu amafunguro azasanga iwe mu rugo aryamye, muzahaguruke mugende mujye gushakisha. Muri kuriya gushakisha Imana igenda ikirika ikavuga iti kinani nakimwandikiye kata hano uhura nacyo, ariko uramutse uri wawe uryamye ntibishoboka. Imana ikavuga iti barimo kugenda ya riziki ye, ngwino hano unyura ahangaha hura nawe, ukagenda uhura na za riziki zawe Imana yakwandikiye muri rwa rugendo urimo rwo gushakisha, bitawfiki Allah, tawfiki kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. No kurwara nuko wowe ufite urugero kuri Ayub, yarwaye imyaka irenga 10. Shitani raziramubwira iti Ayub ko ibuna kabenga inzoga kandi nziza iryoshye, iriya nzoga akaba ari umuti, kucyo utayifata ngo uyivuze. Aravuga ati la wa idha maridtu fa huwa yashfini, uzamvura ni Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. None twebwe mu buzima bwacu hano, umuntu ararwara akantu gatoya ukakumaranya ukwezi, ukagenda ugahenengera mu nzu y'ubupfumu ukicaramo tegereje kuvura, urakira se ntabwo uri bukire. Abantu bakaza urwaye bakakubwira bati nyamara twumvishiye runaka yasengeye abantu bakira. Umuntu akaza akagusengera akakuramburiraho igitabo kitari cyo, agasoma amagambo atariyo, agasenga Imana itariyo, ngo arimo aragusengera kugira ngo ukire. Koko uraza gukira cyangwa uraza gupfana shiriki? Kandi wibuke uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze. Intumwa y'Imana yaravuze iti inna ahadakum, umwe muri mwe, ya hadith bavandimwe b'Islamu muyitekerezeho, ndaza kukigarukaho kino kintu uvuhuru shiriki twarayikinishije, abantu barayoroshya bayikira ikintu gito. Ikintu cyose kibaye alhamdulillah, na'udhu billahi, Imana izaturinde shiriki. Benshi muri twebwe ntabwo iki cyaba gikora, ariko harabo cyabase, harababaye imbata za shiriki kubera kutamenya no kudasobanukirwa, ari nacyo kiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka, zuhur ashiriki. Intumwa y'Imana rero iratubwira iti inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli aljanna. Mu buzima bwa hano ku isi ushobora kubaho uri umuyisilamu nyawe, usari 5 ku munsi, nta gisibo na kimwe cy'ukwezi kwa Ramadhani wari wica, isadaka uzitanga. Alhamdulillah, hano hari umuco mwiza wo gutanga isadaka. Sadaka ni nziza, as-sadaqa tudfi'ul khati'a, isadaka zizimya ibyaha nari amakosa tuba twakoze. Ugasanga umuntu no muislamu mwiza ahagaze atya, hatta ma yakunu bainahu wa bainal janna illa dhira', abura nka metero imwe gusa ngo yinjire mu ijuru. Fayamalu bi'amali ahli an-nari, agacikwa akibesha agakora igikorwa kimwe mu bikorwa by'abantu bo mu muriro, fayadkhulu hakawinjiramo. Muislamu urarwaye uri ku gitanda cy'urupfu, umuntu akazana igitabo kitari cyo akakuvugiraho amagambo ukabyemera, n'upfa koko urajya. Zuhuru shiriki mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka harimo kugaragara no kwamamara kwa shiriki, iki cyaha kibangikanya Imana, gusenga Imana itariyo, no kuraguza, inzaratsi n'amarozi. Inna tamaim, impigi abakuru barazizi, basura mu mujyi bashobora kuba batazizi impigi. Inna ruqa wat tamaima, impigi n'inzaratsi, shirkun ni shirki. Numwe Imana niko yavuze muri hadith, harimo bya bintu abantu bazirika abana byishaba, bya bigozi by'umukara abana bazirika, umwana ugasanga bamwoziritse uruntu ku kaboko, wabazanga iki kintu ngo gituma batazamuroga, ngo gituma n'ibindi byinshi. Mu byaha rero, mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka, zuhur ashiriki, icyaha cya shiriki abantu bazakishyiramo cyane, baraguze, baterekere, bajye mu bapfumu, baroge, n'amarozi nayo ariho, wal-iyazu billah. Naam. Hanyuma hari umuryango munini cyane ufitanye isano na shiriki, kubera ko iki cyaha nicyo cyaha cya mbere Imana yanga, kandi nacyo cyaha Imana yavuze ko uzagipfana nta mbabazi za Allah ategereje. Koko umuntu akakujyana muri shiriki umureba ukamukurikira. Ubu rero hariho shiriki iriho mu yindi nzira, ndagira ngo nyitunge urutoki gatoya. Hari umuntu ushobora kuza akakubwira ati ibi bintu urwaye turabivura, nyamara ntabwo turababangikanya Imana, tubivuza Qur'an. Wowe ukajyayo akakubwira n'abantu yavuye, bamwe muri bo mukamushobora no kuvugana, wanajyayo ukanamusangana Qur'an, ukagira ngo koko ni umuntu uvuza Qur'an, munangirira akabanza kanakubeshya ko arimo kuyisoma rwose, akabanza akayikurura byanyabyo, ariko mu by'ukuri umuntu ni mushriki.
uyu muntu avuza ibikorwa birimo shiriki. We nubwo yabanje gusoma Qur'ani, ariko iyi Qur'ani si yavuza, we avuza igini, avuza ijini. Kandi kugira ngo igini ryemere kumuha serivisi z'ubuvuzi nuko abakora ibikorwa bya kufuru. Ntabwo amagini ajya abantu serivisi z'ubuntu. Amagini aha abantu serivisi bimukabil, icyo bishyuye ari kufuru. Na nyuma y'igihe akicara akakubwira ati uyu muti kugira ngo rero ukore biba bisaba ko ukora ikintu iki n'iki, ariko ntubigireho ikibazo. Iyo turimo gusoma Qur'ani nubwo kaba ari agakosa, biriya bintu biragenda bigahinduka halal. Urumva icyo kintu? Sheikh umuntu akagutuma ihene ukayimushyira ngo avuza Qur'ani, cyangwa ngo ni umwarimu. Sheikh ihene yarangiza akayibagira shitani, ntugira ngo hari ikindi iriya hene bigiye gukora. Ni kufuru. Imana muri Qur'ani yaravuze iti fasalli li rabbika wanhar, uzabaga gusa kubera Allah subhanahu wa ta'ala, unasenge gusari Allah wenyine. Wowe ugashyira umuntu ihene ngo nukugira ngo akuvure, ngo nukugira ngo agukemurire ibibazo biri mu rugo rwawe by'urushako, akayibagira shitani mu kimbo cy'Imana. Iyo ni shiriki, kandi ntabwo ari shiriki yoroshye. Iyo ni annaharu li ghairi la, kubagira ikintu kitari Imana. Umuntu arabagiranya bingi. Ibi bintu rero biriho, nonaha biriho mal asafu. N'aba bavuzi bameze gutya mushrikuna, n'abaganga n'abarwayi babajyaho, nabo baba barimo gukora iki cyaha cya shiriki batakiza. Kuko we munangirira kubwira ko rwose avuza Qur'ani, wajya ugasanga aranayifite, yarangiza akakurasanga. Wowe urasaga umuntu uti uvuza Qur'ani? Nihe intumwa y'Imana yarasaza umuntu ivuza Qur'ani? Nihe abavuzi ba ruqiya barasaza umuntu? Wowe urasaga umuntu, warangiza ukazana ibintu wahawe na shitani ukabisiga mu maraso y'umuntu. Biriya bintu ni shiriki, ni ibintu byo kugendera kure. Ntihazagira umuntu uwo ari we wese. Maso, indwara baba bavura zibaho sometime, kubera ko maso iriho maso, ariko hari inzira ar-ruqya ash-shar'iyya, ni inzira sahiha kandi ikora. Idini ya Islam iteganya ivura ziriya ndwara, ariko iyo nzira ifite kondisiyo. Ugomba kuba uri umuntu utinya Imana. Ntabwo baba waraye mu kabari ngo mu gitondo uraza kubyuka ngo usome ruqiya ngo ufite maso. Biragukundira se wowe wajya mu kabari ukavamo ufite amagini y'ibihumbi 200, warangiza ukicara ukavuga ngo ugiye gusoma Qur'ani ngo akuveho? Ntabwo bishoboka. Noneho bari abantu icyo bakora, kubera ko bazi ko gukoresha ruqiya sahiha shar'iyya bisaba gutinya Imana, kandi natakuwa bafite bakanyuriye ubusamo, bagakoresha amajini. Batima mwatubwirire bene wanyu bakareka uyu muntu, cyo namwe mushaka ko turi bugikore. Nuko niko bari abaruzi bavura amaso. Umuntu agakira pe mu byukuri, ariko reba akizate, ukize ubanje gukora shiriki. Zuhuru shiriki, ibi bintu biriho mu bagabo hano twicaye. Ndakeka ko turimo turabyumva nk'inkuru, ariko ibanga mutazi mu ngo mu bagore. Mu ngo mu bagore bafite network. Mugenzi waraza akamubwira ati wana hari umuganga urahana hataravura, ati nari maze iminsi nsinzira nkashigukira hejuru, ati umuganga yaramvuye kabisa. Bakamusaba amaraso y'imihango ye ya nyuma akayabashyira, ngo kubera ko iki jini cyagufashe gifitanye isano nayo n'imihango, cyangwa cyagufatiye mu mihango. Yabashyira amaraso y'imihango ya nyuma, bakayandikisha aya za Qur'ani atareba, bagatwika ibyo bintu, barangiza bakamurasaga bakabimusiga. Yarangiza agataka avuga ati nagiye kumuvuza. Yabona uri umuntu z'idini cyane cyangwa ukunda idini, ntanagusabe n'amafaranga yo kujyayo, kwa kundi wamuhaye iposho kadicamo kabira kajyana agashyira abo bantu, bagaha shitani, bagaha amagini, bagaha iki. Bibintu rero bigaruka ku kintu numwe Imana yavuze ngo kullukum ra'i, turabashumba wa mas'ulun an ra'iyati. Niba udakora shirika ariko umenye abo mu rugo rwawe, urebe uko bitwara. Niba yarwaye umufashe, umuganirize, umube hafi. Hari inzira, hari ar-ruqya ash-shar'iyya, ni inzira nyayo yo kuvura ibyo bintu, ariko iriya nzira ifite kondisiyo ikomeye, isaba umuntu utinya Imana. Ntabwo wavuza ruqya utayizi, nawe utayemera, ufite ikibazo, nawe ukeneye kuvurwa. Ahubwo ibyo rero bigatuma abo bantu bahitamo kuvuza inzira za shiriki wal iyadhu billah. Imana izaziturinde. Na ikindi mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka,
ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. نبجاها bitatu ni ibintu bitatu bizamamara ariko munanibuke n'isano nano ni ibintu bifitanye n'igihe turimo. ظهور الفحش kugaragara alfahsh kuburakare, umuntu ugasanga ikitamureba ntagashobora kukitaho, niyo yasanga umuntu arimo kugwa mu cyobo ntashobora kunyeganyega. urimo urumva icyo kintu. wa qati'at arrahim, no kutamenya famiye. qati'at arrahim no kutamenya famiye, kutamenya umuryango. wa su'ul jiwar, no guturana nabi n'umuturanyi. umuntu ukaba ushobora guturana n'umuntu imyaka 10 mutaziranye. umuntu ukaba ushobora guturana mwaba mwaranamenyanye mukaba mwarahuriye kwa mudugudu, urimo umurega ngo amazi y'imvura yatembeye iwawe. iyi bayita su'ul jiwar, guturana n'umuntu nabi. qati'atur rahim no kutamenya famiye. umwana ntamenye se, umubyeyi ntamenye umwana, ntumenye bashiki bawe aho bari, ntumenye basaza bawe aho bari, ntumenye barumuna bawe aho bari, nabo ntibamenya aho uri. ugasanga buri muntu ninyamwigendaho. ukaba ufite ubushobozi bwo kurihira abana amashuri ariko nabawe gusa. mushiki wawe afite abana batiga, ntufite ubushobozi bwo kumubwira uti ko nabonye ufite umwana watsinze wize 9 agatsinda ikizami cya leta cya troncome muri 9 secondaire, akeneye iki ko numva nayibona. ariko ntiwabona minervari 80 cyangwa 100 by'umwana wa mushiki wawe wize 9 ku buntu, ari umuhanga agatsinda, akaba agomba kujya mu wa 4 mu ishuri leta yamwoherejemo rikeneye 100 ku gihembwe. ntushobora kuyabona, ariko uri tayari yo gutumira abantu ukabereka kuri igitangaza, ukagenda ukagura amahene, ukagura imiceri, ukagura amakanzu, ukadodesha ibiki. ibyo bintu ntacyo bimaze. qati'atur rahim no kutamenya famiye ni kimwe mu bimenyetso by'umunsi w'eruka kiriho, kingiki strictly kiriho. abana mu bihugu byateye imbere bafata ababyeyi, agafata se na nyina akamujyana ati mundebere uyu musaza nzajya mbishyura ku kwezi, akamushyira ahantu mu kigo, buri kwezi akajya atanga y'amafaranga, leta nayo igatanga nandi kugira ngo uwo musaza abaho ngaho kugeza igihe azapfira. ukaba ushobora kujya muri icyo kigo, birahari ibyo bigo birahari. ukaba ushobora kujya muri icyo kigo ukabaza umusaza umwe uti ufite abana? ati ndabafite. bangahe? ati 5. ukamubaza uti uherukana nawe vuba muri abo bana ninde? akakubwira ati muheruka hashize nk'imyaka 8, bari mu mujyi umwe. qati'atur rahim. kera ibyo bintu ntibyigeze bibaho. ku umwana ashobora kubaho imyaka 8 igashira atarahura na se. umwana akabaho imyaka ingahe igashira atarahura n'umubyeyi we. umuntu akabaho imyaka ingahe igashira afite murumuna we bari mu mujyi umwe batarahura. iyo ababyara ibyo gusa badafitanye n'ikibazo, noneho aho umwe anyuze undi ahanyuza n'umuriro, nabyo birahari. ibi rero nibyo bita zuhurul fahsh, kugaragara kw'ikinyabupfura gike mu mibanire. wa qati'atur rahim, n'umuntu kutamenya umuryango, kutamenya famiye. umuntu akaba ashobora kwicara afite base wabo atabazi, afite ba nyirasenge, bakazajya gutyo bakamubwira utari nyogosenge wawe uraha naha wapfuye, tuwo muntu simuzi sindamubona. koko nta birometero 10 biri hagati yaho utuye n'aho atuye. iyi ni qati'atur rahim, ni kidini ya Islam yita iki cyaha, yita icyaha cyo kutamenya famiye. kandi urebe Qur'an ukivuga wal aqrabuna awla bil ma'ruf, abantu bo mu muryango wawe, abantu bo muri famiye yawe nibo ba mbere bo kugirira neza kuruta undi wari we wese. iyo ni aya Qur'an yanditse gutyo. umuntu agahamagara abantu akabereka ko ari igitangaza, akadepansa ibihumbi hafi 500, ariko afite umwana wa murumuna we utiga kabisa. ukamujyana akakubwira ati namushyize ku kigo wenda cy'ibihumbi 5 ku kwezi, ariko ugasanga abana ukarira gusa tu, ayo mafaranga ntayo. ni ibimenyetso by'imperuka. ikindi mu bimenyetso by'imperuka gifitanye isano n'iki navuga, kitandukanye n'iki navugaga, tashabbubu al-mishyakha, kwanga ubusaza. hadith intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ivuga kuri iki kintu cyo kwanga ubusaza gitunze urutoki, iravuga ngo abasaza bo mu bihe bya nyuma ku munsi w'imperuka azajya acunga kwa kundi imvi ziba zirimo ziza, agenda gure kanta asige. gusiga kanta
ntabwo ari ihina riremewe, ihina ry'umutuku riremewe, ariko kanta asabgha ihindura sawad, ituma imvi zihinduka umukara, ituma umusatsi uhinduka umukara. Iyo bikoze kubera iniya yo kwanga no guhisha ubusaza, ntabwo biri mu kinyabupfura cyiza. Nkurikije uko idini ya Islam yabivuze nuko intumwa y'Imana yabiganiriyeho, ibitunga urutoki ivuga ko bizabiri mu muco mubi uzaranga abantu banyuma, umuntu akanga ubusaza. Bivuze ngo kera umuntu yashoboraga kwishimira imyaka afite, akishimira ubusaza, akanishimira kageze igihe cyo kuba yavuga ijambo mu bagabo batuye n'inararibonye, akishimira nk'ibyo. Binyuranije natwe, umuntu atifuza gukura, umuntu atifuza kuba umusaza, umuntu atifuza kugaragara nk'umusaza. Noneho haba hari nk'imvi cyangwa iki, ugasanga umuntu ahorana amapaki y'inuza, amapaki ya kanta, akabicunga byatangiye kuba umwera, agafata kanta agasiga. Rero iki ngiki kiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka, bacyita kwanga ubusaza. Kasratu ashuh, ubugugu bukomeye kiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Umuntu ni shahih, umuntu ahava agira ubugugu, cyangwa se wenda gukunda isi no gutinya ko ibintu byamuvaho. Ariko kasratu ashuh iyo bibaye inenge bigakabya, bikaba gukabya, umuntu akaba ashobora kumara nk'umwaka akorera amafaranga atatenyuka kugura ipantaro, amafaranga adashira. Iyi ngiyi bayita ashuh. Ashuh itandukanye na bukhul. Al-bukhul ni ubahiri, situbize ubugugu. Ashuh ni ubugugu, al-bukhul ni ubugugu, ashuh ni ubugugu, ariko biratandukanye. Al-bakhil, umuntu ufite ubugugu bw'ububahiri, ariha akima abandi. Ashahih, umuntu ufite buriya bugugu buri dabo, ntiyiha, yarangiza nta n'undi ashobora guha, akaba ashobora gupfa bagasanga afite miliyoni 2 mu ihembe, nta rukweta agira rwo kwambara. Uwo nguwo ni shahih, kiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Kasra icyo kintu kizabaho cyane mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Umuntu akusanya amafaranga atifuza ko hari n'urumiya rumuvaho, uyu ni shahih, yaba ari ukuyihubwe cyangwa kuyaha n'abandi. Ikindi, kasratu tijara, iterambere ry'ubucuruzi. Nigeze kurivuga mu kanya, ariko mu kanya ibyo navugaga byarebaga ikoranabuhanga by'umwihariko, kuko ibintu intumwa y'Imana yavuze biri affected ni ukubera ikoranabuhanga. Ariko hano noneho ni kasratu tijara, iterambere ry'ubucuruzi, abantu bakagurisha, bakaba bashobora no kugurisha n'ibidashoboka. عن عبد الله بن مسعود، حديث يأكل عبد الله بن مسعود ما نمشي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما إيمان رفزتين بين يدي تسليم الخاصة بين يدي الساعة. كم من يسبج مسلمروكا إبي من يسبج مسلمروكا بكمية بزاغرغرا مجيء مسلمروكا تسليم الخاصة، غسوهوزا وموزيران. مركز جنجي غسوهوزا وموزيران غسا، gusuhuza uwo muziranye gusa ni ikimenyetso cy'umunsi w'imperuka tukirimo. Intumwa y'Imana iti bayina yadayi saha, mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka harimo taslimul khassa, gusuhuza uwo muziranye gusa, uwo mutaziranye ukaba ushobora no kumukandagira no kuvugisha ukamwihorera ukikomereza. Wafashu tijara, no kwamamara k'ubucuruzi kandi buri mu ngeri zose. Kandi mu by'ukuri ubucuruzi wumve n'ikintu umwe Imana yavuze, ibutangaho urugero yavuga iti hatta tusharika almar'atu zawjaha fi tijara, kugeza ubwo umugabo n'umugore bazaba bashobora gusangira business bakayikoreramo icyarimwe kandi bakayikoreramo icyarimwe kandi bakaba banayihuje banayifatanyije. Si bibi, ariko ni kiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka, kuko kera siko byahoze. Ntabwo ari bibi. Nimwe Imana nigeze ivuga ko ari icyaha kuba umugabo n'umugore bacuruzanya, kuba bafatanya umutungo. Kinyi kimba nyitinzeho kugira ngo hatagira misinterpretation ibaho. Nukuvuga ngo intumwa y'Imana ntiyavuze ko icyo ari icyaha, ntiyavuze ko ari bibi, ariko nuko nguko niko kiri. Kera siko cyahoze, nikiba kiriho rero ni iterambere ryiza mu bucuruzi, ariko ni mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Tuzaba turimo turaninga iminsi ya nyuma y'umunsi w'imperuka. Fashu tijara, kwamamara k'ubucuruzi, hatta tusharika almar'atu zawjaha, kugeza ubwo umugabo azaba ashobora gufatanya n'umugore ubucuruzi. Atari bibi, ahubwo ari uko ari mu kimenyetso cy'umunsi w'imperuka. Kasratu zalazil, kwiyongera kw'imitingito ya hato na hato mu buzima bw'isi. Kubaho kw'imitingito ya hato na hato ntabwo ari wa mutingito munini tugamije muri suratu azalzila, ahubwo ni kasratu azalazil, ni no mitingito myinshi ishobora kubaho ahantu hatandukanye ku isi,
ya za gatandatu muri za mbaraga z'imitingito intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti muri hadith yakiriwe na Abu Huraira qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam intumwa y'Imana yaravuze iti la taqumu saa musimeruka ntuzaba hatta takthura az-zalazil kugeza ubwo isi izabanza ikagibamo imitingito myinshi kandi ya hato na hato. hari n'ikindi kintu kizabaho mu bimenyetso by'umunsi umeruka dhuhuru al-khasfu wal-masxu wal-qadhf kugaragara kw'ibiza natural disasters birimo no gutenguka kw'inkangu no gutebera kwa bumwe mu butaka. Jo bundi nari ndimo mbisoma bavuga ko ngo Afurika igiye gusadukamo kabiri n'ikarita bayishujanyije. Hari undi muntu wigeze wumva icyo kintu? Cyuko Afurika ishobora kuzasadukamo kabiri mu gihe kiri imbere? Muzagikurikirane muzambwira. Na mapo irahari yuko kuko ubusanzwe niyo urebye isi uko yahoze kera ubona isi yari isanzwe ifatanye yirebye ukuntu imigabane igenda icomekanamo. Noneho rero ubu nonaha ngo hari Afurika ahantu irimo gusadukira. Rero hari natural disasters hano nicyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yari yigambiriye gutebera kurigita kwa hamwe mu hantu ku isi, kuriduka kw'inkangu ndetse no kwiyongera kubwira kabiri. Ubwira kabiri murabuzi? Kwiyongera kubwira kabiri. Ubwira kabiri bukaba bushobora kubaho inshuro nyinshi ku isi. Ubwira kabiri ni fenomene ya science bafite ukuntu bayivuga ngo izuba n'ukwezi bifite ukuntu biba byahuye kimwe kigakingiriza ikindi, ariko ushingiye ku idini ya Islamu ubwira kabiri ni aya, ni ikimenyetso mu bimenyetso bya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha hadith turuka kuri Aisha Imana mwishimire قالت يا رفزتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمغي ما رفزتي يكون في آخر الزمان ممن يصبح مسمروكا حزبه خصف ومسخ وقذف حزبه imitingito natural disasters ndetse no gutenguka kw'inkangu no kurigita kwa bumwe mu butaka. Ibi bizatuma bamwe mu bantu banorama. Hari na bamwe mu bantu bashobora kuzahitanwa n'izi natural disasters. Murabizi murebe nka tsunami mushobora kuzayisubiramo mukareba umubare w'ubuzima bw'abantu yatwaye. Ntabwo ariho honyine ibihugu byose byibasirwa na natural disasters, cyane cyane muri ibi bihe by'umunsi umeruka. Abasangirangendo babaza intumwa y'Imana bati ya Rasulullah, ese ntumwa y'Imana kubera izi nkangu niyo mitingito n'izo disasters zizabaho bizahitana ubuzima bw'abantu ndetse natwe bikaba bishobora kutubaho, babaza intumwa y'Imana bati anahliku wa fina as-salihun. Iki ni ikintu cy'ingenzi. Ese ubu koko tuzajya tugerwaho n'ibigeragezo nk'ibi bibe byanatwara ubuzima bwacu kandi muri twe harimo abakora ibikorwa byiza? Qala na'am. Intumwa y'Imana iti na'am, nabo bakora ibikorwa byiza bazajya bagenderamo muri ibyo bintu. Idha zahara al-khubth, isi niyuzura ibyaha. Ni ukuvuga ngo icyo umuntu ushobora guhita usobanukirwa muri iyi hadith nuko ukwiyongera kwa natural disasters n'ibi bintu bizaba bituruka ku kuba n'abantu barongereye kwangiza. Kwiyongera k'ubwangizi nibyo bizaba nanone impamvu y'ibi bigeragezo bizabaho bikomeye mu minsi y'imperuka. Dhihabu salihin, kuvaho kw'abakora ibikorwa byiza. Abakora ibikorwa byiza bakagenda bapfa bashiraho kandi badasimburwa, ntababasimbura baza kugeza igihe azasigira abantu babi. Irtifa'ul asafil, kuba ushobora gusanga umuntu utari mwiza ariko ari we uri imbere y'abandi mu kintu cy'ingizi cyangwa kiriya kiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Iltimasul ilmi 'inda al-asaghir, ubumenyi buzavaho bushire mu bantu bakuru, ubusange mu bantu mu by'ukuri butakabaye burimo. Hanyuma zuhurul kasiyat al-ariyat, kugaragara kw'imyambarire idakwiye ku gitsina gore. Zuhur al-kasiyat al-ariyat, twese tuzi ko hari nonaha imvugo ivuga ko umugore kwambara ibyo ashaka n'uburenganzira bwe, akwiye kubyambara, ariko dushingiye ku byo turimo kwiga nuko nguko kimeze gutyo, ariko kiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Kuko kera siko abagore bambaraga, barikwizaga, bakaba banavuga bati kuba abantu batari abagabo bacu, batari basaza bacu babona ibice byacu by'umubiri nk'amabere, ibibero n'ibindi, ibingibi ni icyaha, mu ntege, mu mukondo, mu mugongo. Ariko kuvaho
kuvaho kw'iyo spirit yahozeho kera, hakaba hashobora kubaho ukugaragara ko noneho kugenda mu nzira umuntu yambaye ubusa ari uburenganzira bwakwiye no kubikora, nta n'ukwiye no kubyibaza. Wanavuga uti se ibi bintu ko bitura bangamira uwo bangamirwa n'ibyo abantu bambara kubera iki wakambaye nkabyo cyangwa ukambara ibyabo. Ariko noneho byagera kuri hijab y'abasilamukazi, iyo mvugo tukabona nanone itaye izina nanoneho gatoya. Ku musilamukazi hijab nibi burenganzira bwe, ariko ku bindi umuntu akaba yakicara kabisa akarwana inkundura avuga ko umugore kwambara ibyo ashaka ari uburenganzira bwe. Ariko byagera kuri hijab batila, kuri hijab ntabwo ariko bimeze, dufite ukundi kuntu tuyibona, ntabwo ikwiye ku burenganzira bwabo bari kuyambara. Iki rero nuko kimeze, ariko kimeze gite? Kiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Hanyuma ikindi mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka, sidqu ru'ya al-mu'min, kurota inzozi z'ukuri, kurota ikintu ukakibona. Ubundi iyi karakteri yo kurota ikintu ukakibona ni karakteri y'intumwa n'abahanuzi. Murabizi neza, ni karakteri y'intumwa n'abahanuzi. Intumwa irose ikintu kiba ari ukuri. Intumwa y'Imana yarabishimangiye na Qur'an irabishimangira. Ibuka Ibrahim ubwo yabwiraga umwana we, yaramubwiye ati inni ara fil manami anni azbahuk, mwana wanjye Ismail narose inzozi ndi kukubaga, fanzur madha tara, urabibona ute? Kubera ko ari Ismail yari intumwa, yari umwana ufite fitra yo kuzaba intumwa. Urumva ntabwo yari umwana bifitemo nushuzi gusuzugura no kutubaha, yari afite iriya hikma y'umuntu wavutse azaba intumwa. Hanyuma ise nawe yari intumwa, ise yarabizi ko izi nzozi ari itegeko. Kurota gusabaga umwana we mutangaye igitambo Mina muri Arabia Saudite, hari abahaji n'ubundi batangira ibitambo, cyari ikimenyetso cyuko Imana yabimutegetse. Arangije mbere yuko abikora abanza kujya inama n'umwana we kugira ngo amutegure. Ibrahim yarabizi kwiringira itegeko Imana yamuhaye. Arangije ahangaha turahasangamo nanone positive parenting, kurera abana mu nzira nyayo, aho Ibrahim yegereye umwana arabizi ko ari itegeko ry'Imana, ariko arabanza aganira nawe kugira ngo amutegure. Aramubwira ati inni ara fil manami anni azbahuk, burko ndyamwe nkasinzira cyambere mitandota nimo kukubaga, none urabibona ute mwana wanjye? Barabanza baraganira, iyo ni positive parenting. Umwana aramubwira ati data wicaye hirya no hino, faf'al bima tu'mar, Imana irimo kubigutegeka, bikore nk'uko Imana yabigutegetse, nta kibazo na kimwe nge mfite. Satajiduni insha Allahu minas sabirin, uzansaga mu bana bihangana, sinzirirwa nanajya n'imaka rwose, nta kibazo mfite. Bismillahir rahmanir rahim. Umubyeyi yumva umwana we arimo arakira neza itegeko yahawe na Nyagasani subhanahu wa ta'ala, igihe kiranagera arishyira mu bikorwa. Imana iratubwira iti wafadaynahu bidhibhin azim, uyu mwana Ismail twatanze incungu tumushumbusha intama ivuye mu ijuru. Ibrahim inzozi ze n'itegeko yahawe arabisinyirwa na Allah subhanahu wa ta'ala ko yabyujuje uko bimeze. Ni intumwa rero, intumwa yarotaga ikintu kiba ari ukuri kandi kiba ari n'itegeko. Iyo iri kubuzwa ikintu mu nzozi iba yakibujijwe, iyo iri gusabwa ikintu mu nzozi iba yagitegetswe, iyo iri kwerekerwa ikintu mu nzozi kiba ari cyo. Na ibi rero mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka bizatangira kugaragara no mu bantu basanzwe. Nurota ikintu ukibone, nurota ikintu ukibone. Iki rero kizaba kiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Hanyuma ikimenyetso kindi dusorezaho mbere yuko batora adhana, kathratu shahadatu azur, kuba umuntu ashobora guhagarara agatanga ubuhamya butari bwo, kugaragara k'ubuhamya butari ukuri, kugaragara k'ubuhamya butari bwo, kuba umuntu yatanga ubuhamya bw'ikinyoma. Ibi ngibi kera n'ibyahozeho, bijyanye no gutakaza ubunyangamugayo, bikajyana no gutakaza ubumuntu. Kuba umuntu yatanga shahadatu zur, ubushahidi butari bwo, kiri no mu bimenyetso by'imperuka. Wakitmani shahadat alhaq, umuntu akabazi ubuhamya bw'ukuri akabuhisha, agatanga ubuhamya bw'ikinyoma mu kintu iki cyangwa kiriya, byaba mu bucuruzi, byaba mu kunga imiryango, byaba mu kunga umugabo n'umugore, byaba mu butabera. Ibi ngibi biri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Bilal namara gutora azana inshallah turagaruka tuganira kuri hadith ya Abdurrahman ibn Abi Bakra, aho intumwa y'Imana yaganiriye kuri iki kintu cyo gutanga ubushahidi butari bwo kandi ukuri ukuzi. Intumwa y'Imana inavuga ko ari kimwe mu bigeragezo n'ibibazo bizaba bigize isi hafi y'umunsi w'imperuka. Na
mu bimenyetso nanone by'umunsi w'imperuka kimwe n'ikimenyetso Imana yavuze muri suratu Az-Zalzala ivuga iti idha zulzilatil ardu zilzalaha, igihe isi izatingita umutingito ukomeye azaba ari mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Kimwe nanone mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka harimo kathrat shahadat az-zur, kwiyongera k'ubuhamya bw'ibinyoma mu bucuruzi ndetse n'ibindi, wa kitman shahadat al-haq, no kuba ubushahidi cyangwa se ubuhamya bw'ukuri buzahishwa mu bimenyetso by'imperuka kandi ku bushake. Hadithi yakiriwe na Abdurrahman ibn Abi Bakra w'imusangirangendo an abi qal, aratubwira ati kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, igihe kimwe twari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faqal, intumwa y'Imana iravuga iti ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ese muragira ngo mbabwire ibyaha bikomeye kuruta ibindi? Ntabwo ari uko ari byo byonyine, ahubwo biri mu byaha bikomeye kuruta ibindi. Mujye musobanukirwa neza iri jambo muri hadith. Hari abakeka ko ari byo byaha byonyine bikomeye kuruta ibindi, ariko maanahu ni bimwe mu byaha bikomeye kuruta ibindi. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ese muragira ngo mbabwire ibyaha bikomeye kuruta ibindi, biri mu byaha bikomeye kuruta ibindi. Intumwa y'Imana ibivuga inshuro eshatu. Icyambere al-ishraku billah, kubangikanya Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala. Icyakabiri wa uququ al-walidain, gusuzugura ababyeyi babiri. Umwana akaba ashobora kubahuka se agasuzugura se, cyangwa akubahuka nyina cyangwa agasuzugura nyina. Wa shahadatu zur, no gutanga ubuhamya bw'ikinyoma kandi ubizi kuri gutanga ubuhamya bw'ikinyoma, ukaba uzi ukuri ariko bakaguhamagara bati ukuri su kuko wari uhari, ukicara ukabareba ukazunguza umutwe utoya kuri ntabwo ari uko, kandi wowe ubizi ko uko ariko kuri. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam imaze kuvuga iki kintu cyo gutanga umugabo ku kinyoma kandi uzi ukuri, umusangiranye aratubwira ati fakane mutaki an fajalasa, icyo gihe intumwa y'Imana yari ihagaze yegamiye ikintu kubera uburemere bw'iki kintu, fajalasa, iricara. Irangije ibisubiramo iravuga iti ala wa qawlu zur, no kuvuga ikinyoma, kuvuga imvugo itariyo,
kuvuga ikintu cy'igihimbano, guhimba. Wa shahadatu zuri nyine harimo no gutanga ubuhamya ku kintu cy'ikinyoma kandi uzi ukuri. Intumwa y'Imana ibisubiramo, ikabisubiramo, ikomeza ibisubiramo. Musangirangendo aratubwira ati fama zala yukarriruha, intumwa y'Imana yakomeje ibisubiramo hatta qulna laytahu sakat, kugeza ubwo twavuze tuti yaba yari tubabariye ikabibirekeye aho mu by'ukuri, kuko yabivuze mpaka natwe twumva tugize ubwoba. Laytahu sakat, yaba yari tubabariye ikaba ibirekeye, kuko intumwa y'Imana yabisubiyemo irakomeza ibisubiramo hatta qalu laytahu sakat, kugeza ubwo bifuze ko yakabaye ibirekera aho mu by'ukuri, kuko bamaze kubyumva no kumenya ububi bwabyo. Naam, hanyuma rero ala unabbiukum bi akbaril kabair, ndagira ngo mbabwire ibyaha biruta ibindi. Iyi hadith kubera ko inshiye mu maso reka nyitindeho, ndashaka kugira ngo mbahe ibanga ry'ibi byaha. Format ni ikintu, ni formule. Ibyaha biruta ibindi n'umwe Imana ibiyavuze ni bimwe muri byo, ariko ndashaka kugira ngo mbahe formule y'icyaha kiruta ibindi mu idini ya Islam, kuko nababwiye ko iyi hadith itagamije kuvuga ko ibyo byaha ari ibi gusa. Ndagira ngo mbabwire ikintu ibi byaha bihuriyeho. Icyaha cyose uzakora kitakurangiriraho, kimukira ku wundi muntu, uzamenye ko icyo ari icyaha gikomeye kuruta ibindi. Ndaguha urugero. Shahadatu zur, iyo utanze ubuhamya cyangwa ugatanga umugabo mu kinyoma, ibyo bintu ni wowe bigiraho ingaruka wenyine ra, hari third party, hari undi muntu ubwo buhamya bwawe buri kugiraho ingaruka. Niwumva icyaha cyose kitakurangiriraho, kimuka gifata kigira efe ku wundi muntu wa gatatu, uzamenye ko icyo ngicyo formule yacyo kiri muri akbaril kabair. Ndaza no kukubwira impamvu. Reka tugende icyaha ku kindi. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, mbabwire bimwe mu byaha biruta ibindi. Al ishraku billah, kubangikanya Imana. Yo icyo ngicyo cyo Imana yamaze guca umurongo, ivuga ko umuntu uzayibangikanya n'icyari cyo cyose, kandi nawe wibuke ko urimo gukora shiriki, ariko urebe urimo kwikora fi haqiman, mukuri kwandikwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Birumvikana, ntabwo ari wowe icyo cyaha kiri burangirireho gusa, ahubwo urimo uragikorera fi haqi, mukuri kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Wa uququ alwalidain, gusuzugura ababyeyi babiri. Icyambere, Nyagasani subhanahu wa ta'ala yaciye iteka ko tugomba kumwubaha tukamugaragira. Wa bil walidain ihsana, tukaragirira ababyeyi babiri neza. Iyo ugiriye ababyeyi babiri nabi ntubagirire neza, no kuvuga ngo ababyeyi bawe babiri haba hari urufunguzo uri kubaha ku munsi w'imperuka rwo kuzagira icyo bavuga mu rubanza rwawe. Ni ukuvuga ngo icyaha cyose ukora kitakurangiriraho, kimukira ku muntu, usigarana password y'icyo kintu ku munsi w'imperuka akazagishyira mu rubanza, cyo ni icyaha gikomeye kuruta ibindi. Kurikira urebe. Wa shahadatu zur, no gutanga ubushahidi bw'ikinyoma. Ubushahidi bw'ikinyoma bukugiraho ingaruka, bukanagira ingaruka ku urimo kubutangaho. Uyu rero ku munsi w'imperuka nawe uba umuhaye password ku rubanza rwawe imbere yawe na Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Tayib, reka mbahe urugero rw'indi hadith intumwa y'Imana yavuzemo ibintu nk'ibi. Yaravuze iti ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, mwirinde ibyaha bingahe? Birindwi byoreka. Muri ibyo byaha birindwi intumwa y'Imana yanavuzemo akli mal al-yatim, kurya umutungo w'imfubyi. Uri amafaranga y'imfubyi uyihaye password mu rubanza rwawe ku munsi w'imperuka. Wabyumvishe icyo kintu? Intumwa y'Imana ivuga n'ikindi, wa qadhful muhsanat al-mu'minat, kubeshera umuntu ngo yasambanye. Kubeshera umuntu ngo yasambanye, uri kubesha, umuhaye password mu rubanza rwawe ku munsi w'imperuka. Impamvu rero ibi byaha biruta ibindi nuko aba bantu babikoreye icyaha, bakoreye undi muntu icyaha kitakurangiriyeho, cyarangiriye ku wundi muntu, ku munsi w'imperuka ntushobora kujya mu ijoro udakemuye icyo kibazo kiri hagati yawe n'uyu muntu. Wumvishe impamvu ibi byaha byitwa akbarul kabair? Nuko n'ibyaha uba wakoze, hari icyaha ushobora gukora kikaba ari icyawe wenyine. Ndaguha urugero. Umuntu Nyagasani azabiturinde mu by'ukuri, ananarinde urubyiruko rwa Kisilamu, abahungu n'abakobwa. Umwe mu bantu ashobora kugenda, umusilamu akagenda agafata nk'icupa ry'inzoga karishyira ahantu mu ishashi, nta muntu urireba, cyangwa muri envelope akayifata neza nk'uvuye kugura ubuto, yarangiza agenda akinjira mu cyumba cye, yarangiza ebana akicara akarikurura,
rikamanuka akageza nko hagati nko muri kimwe cya kabiri agashyira agapfundikiza akiryamira. Hari umuntu yabwiye nabi, arahari. Hari uyegeze abwira nabi, si we wenyine. Wamugereranya n'umuyisilamu wagiye agatanga ubuhamya bushobora gucisha mugenzi w'igihanga. Ni bamwe, abo bantu ni bamwe ra. Ku munsi w'imperuka ntushobora gutambuka uyu muntu urubanza rwawe nawe rudaciwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu icyo kiri mu byaha bikomeye. Wowe uragiye ubeshye uyu muntu ngo yakuyemo inda, umusozi isi yose iramwose, kandi ibyo bintu atari ukuri. Ku munsi w'imperuka uzatambuka ute? Ku munsi w'imperuka buri muntu azaba ashaka amanota yo kujya mu ijuru. Uyu muntu wabeshye ngo yakuyemo inda, isi yose ikamwota, uvuga iki kintu, intumwa y'Imana muri hadithi y'ibyaha 7 byoreka yakise qadhfu al-muhsanat al-mu'minat, kubeshera abasilamu kazu ubusambanyi, kiri mu byaha bikomeye. Ku munsi w'imperuka bazafata abantu mu mashati. Ibi byaha rero, format y'ibi byaha bikomeye birimo nibi bivugwa aha, ni icyaha kitakurangiriraho wowe wenyine, ahubwo kimukira ku wundi muntu, kandi uyu muntu akaba azashinga urubanza ku munsi w'imperuka, kandi ukaba utazajya mu ijuru wowe nawe mutaburanye ngo utsinde cyangwa agutsinde. Kandi akenshi niba koko icyo cyaha waragikoze ku munsi w'imperuka, uwo muntu Imana izamuha ubutabera. Inna Allah yaqdi bainahum yawm al-qiyamah bil haqqi, Imana izaca imanza hagati y'abantu. Rero strategy n'umwe y'Imana yo kuvuga ku byaha biruta ibindi nicyo ngicyo. Iyo ubirebye ubisesenguye ubirebeye kure, usanga ari icyaha kitakurangiriraho, ari icyaha kikuvaho kikimukira no ku wundi muntu kubera inyungu z'isi. Uramutse utanze nk'ubuhamya ku muntu wenda butari bwo, akaba ashobora gufungwa nk'amezi 5 cyangwa 6 cyangwa agafungwa nk'imyaka 5 cyangwa 6 ku buhamya butari bwo, ubizi nawe kubwo buhamya butari bwo, koko utekereza ko icyo kintu wazajya mu ijuru gute? Sahubwo wazajya mu ijuru gute? Uyu muntu ku munsi w'imperuka Imana izamubarurira ubutabera. Izaba ari swala yagakoreye mu musigiti, izaba ari sadaka zo yagatanze, izabara buri kimwe, izabara minerval zo yagahaye abana be, izabara buri kimwe, izabara amafunguro, izabara ibintu byo yagahaye ababyeyi be, izabara ubufasha bwo yagahaye barumuna be. Wowe mu bintu by'isi gusa biraho, umuntu gushaka gusigarana inzu ye cyangwa no gushaka kujyana ikibanza cye, ugatanga ubuhamya butari bwo, umuntu nk'uwo agafungwa umwaka 2, 3, 5 ingahe? Ku munsi w'imperuka ntushobora kujya mu ijuru. Rero kubera ko ari icyaha kikuvaho kikimuka kikajya ku wundi muntu, uhaye ububasha bwo kuzakleiminga urubanza ku munsi w'imperuka, ibyaha byose bisa gutya. Intumwa y'Imana yabyise ibyaha biruta ibindi. Ikintu rero tukimenye bavandimwe b'Islamu. Niyo mpamvu hadithi nyitinzo, kuko ndakiza abantu ntabwo babizi, bumva bavuga ngo ni ibyaha biruta ibindi, ariko ntibamenye ibanga ryabyo. Ibanga ryabyo ni icyaha kitakurangiriraho, kimukira ku wundi muntu, ubuhaye ububasha bwo kuzashinga urubanza ku munsi w'imperuka. Icyo cyaha kizakoreka, ntushobora kuzatambuka utakiburanye nawe. Dusabe Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala uduye gusobanukirwa mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Tuzanakomerezaho mu isomo ryacu ry'ubutaha kathratu nisa, kwiyongera kw'abagore, wa qillatu rijali, no kugabanuka kw'abagabo kubera impamvu zitandukanye, kathratu mautil fajaa, kwiyongera k'urupfu rutunguranye, uquwa tanakur baina nas, abantu kuba umuntu yabanyamwigendaho. Ibingibi tuzabiganiraho mu isomo ryacu ry'ubutaha dutangiye. Audu ardul arab murwajan wa anhara, ubutayu bw'ibihugu by'Abarabu kuzongera kumeramo imigezi bukanameramo ibyatsi. Kandi Imana nimfasha ubutaha nshobora no kuzakusanya amakuru nkareba percentage y'ubutayu bw'Abarabu imaze gusubirana ubuzima, kuko irahari. Kiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Intumwa y'Imana cyara kivuze muri hadithi ya Abu Huraira, yaravuze iti la taqumu saa hatta ta'udu ardul arabu anhara. Umunsi w'imperuka nuzaba ubutayu bw'ibihugu by'Abarabu butarasubira kuba isi ihingwa y'ibimera. Bavandimwe b'Islamu rero dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuduhembera umwanya tumaze tuganira kuri iri somo. Bararikira isomo ry'ubutaha nanone kizaba ari igice kibanziriza cyanyuma muri ibi bice by'ibimenyetso by'umunsi w'imperuka, hanyuma tuzakomeza na aya zikurikiraho za suratu Az-Zalzala. Allah subhanahu wa ta'ala aduhembere umwanya tumaze tuganira kuri Qur'ani, kandi azawudushirire ku minzani y'ibyiza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.